kubaho wishimye si ugutunga ibya mirenge, si ukugira ibintu nk'iby'abandi, si ukugira amazu amamodoka nk'iby'abandi, si ukubaho nk'uko abandi babayeho, ahubwo ni ukunyurwa n'ukuri. Ubu tugiye kurebera hamwe amategeko atatu yo kubaho wishimye ndetse n'ubuzima bwiza n'umutekano. Niba ushaka kubaho wishimye, kora ibingibi tugiye kurebera hamwe. Mbibutsa gukora subscribe kuri Mr Scolaire niba utarayikora. Ikintu cya mbere, ntuzagire urwango, ntuzagire umuntu wanga cyangwa ngo ugirira abantu wanga. Muri rusange ubuzima ni bugufi cyane ku buryo utagakwiye kugira umuntu wangana kuri ino si. Icyo kintu nugikora uzabaho wishimye cyane. Ikintu cya kabiri uzakora kugira ngo ubeho wishimye, ntuzigereranye n'abandi, ntugashake kubaho ubuzima abandi babayemo cyangwa ngo wifuze kugira ibintu nk'iby'abandi. Ntukifuze kubaho nka runaka cyangwa ngo utunge ibintu nk'ibya runaka, ahubwo ba wowe ubwawe, wowe ukuri. Mbese ntukifuze gutunga ibintu ngo nuko runaka abifite, ntukifuze kubaho ngo nuko runaka abayeho kuriya. Ikintu cya gatatu wakora kugira ngo ubeho ubuzima bwiza, ubeho ubuzima bwisanzuye kandi ubeho wishimye, ntugahangayike cyangwa ngo uhagarike umutima. Ahangaha ni ukuvuga ngo igihe uzabaho wishimye cyangwa ngo ubeho ubuzima bwuzuye, mbese igihe uzabaho byuzuye ni igihe uzahagarika kwigera cyangwa se ngo uhagarike umuhangayiko. Igihe uzabaho wahagaritse guhangayika, icyo gihe uzabaho wishimye mu buzima bwawe. Ubuzima ni ubwawe, cyangwa ngo ugire umutima uhagaze ngo nuko ntageze ku kintu runaka. Igihe kiza, iyo igihe kigeze, Imana ni kwiba yakigenye. Rero irinde guhangayika. Icyo gihe niwirinda guhangayika cyangwa ngo uhagarike umutima, niwirinda guhangayika ngo uhagarike umutima, icyo gihe nibwo uzatangira kubaho byuzuye. Kuko abahanga ndetse n'abanditsi bavuga ko umuntu atangira kubaho byuzuye cyangwa se kubaho yishimye cyangwa se kubaho ubuzima bwuzuye ni cya gihe watangiye kubaho wisanzuye, utahagaritse umutima, utari kuvuga ngo hari icyo ntagezeho, ibyo bitume uhangayika urare udasinziye. Ibyo nubihagarika uzabaho byuzuye. Mbibutsa ko twe turi kurebera hamwe ibimenyetso bigera muri bitatu cyangwa ushobora gukora kugira ngo ubeho wishimye ndetse n'ubuzima bwiza n'umutekano. Ikintu cya mbere twasanze ari uko ushobora kuba ari cyagiye ushobora kubaho utafite urwango. Ntuzagire urwango muri wowe na rimwe. Ikintu cya kabiri, ntukigereranye n'abandi, ntugashake kubaho nk'uko mugenzi wawe abayeho cyangwa se ngo utunge nk'iby'abandi wumve ko aribwo uzishima. Apana, icyo gihe ntabwo uzaba ubayeho ubuzima bwuzuye. Ikintu cya gatatu twasanze ari ntugahangayike cyangwa se ngo uhagarike umutima, wumve umutima uhagaze, urara udasinziye, ubure gutuza. Icyo gihe ibyo nubyirinda uzabaho byuzuye kandi uzabaho ubuzima wifuza ushaka. Kubaho wishimye ntabwo ari ugutunga ibya mirenge, si ukukira cyane, si ukugira ibintu nk'ibyo mugenzi wawe afite, si ugutunga nk'ibyo afite. Mwakoze cyane gukurikira Mr Scolaire hano kuri channel. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mbibutsa gukora subscribe niba utarayikora, kandi udusangize ibitekerezo muri comment niba hari icyo waba ushaka kugira icyo tugezaho cyangwa se ushaka kugira ikigereranyo twaza gukoreraho. Mwakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turabakunda cyane.